Bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kaze TV show bisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye. Reka nizere ko mwese mumeze neza. Uyu munsi rero ndi kumwe na Samantha harya mama nde Mama Riyamu Mama Hirwa byose. Mama Riyamu ariwe Samantha niwe tugiye kuganira haraciyeho iminsi tutavugana ntamuvugisha ariko navuze uyu munsi reka nongere nganire nawe kugira ngo tubashe kumenya amakuru ye cyane ko hari n'abantu benshi baba mumbaza Samantha Mezate agereye kuki abayeho ate muri iyi minsi kandi nashimira buri wese waba waragize igitekerezo ku buzima bwa Samantha akagira icyo yaba yarakoze ku buzima bwe bwa buri munsi. Samantha tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mezutese Ndashima Imana pe. Abantu mubyibushye mubaho neza ngo ntambe ufite imbeho rorese urabona wowe bimeze bite ariko Sama ngewe narakantu nshaka kwibariza ni gute umuntu ashobora kubyibuha mu bibazo yego nyine nk'ibibazo ufite oya nukuvuga ngo umubyibuho wanje ushobora kubutekereza ko ari uva mu biryo ariko siko bimeze uva he mu gahinda ni umubyibuho nyine navuga se ntibari ko Imana yandemye nyine ngomba kuko nge ndi n'umwana mama yambwiye ko ngo nari mbyibushye cyane ngo biteye ubwoba nuvuga ngo ni ibintu byo kuva mu bwana ni ibintu byo mu maraso naga ari ibintu yo ngo wariye ngo cyangwa ufite ibibazo ngo unanuke naya cyangwa numunezero nge mbona ariko mpora ameze niyo mbabaye nge sinye nanuka mumeze ameze gutya ariko byose mbikesha Imana. Yego hari umuntu wigeze ambwira ati Samantha ko tubona abayeho nabi kuko kandi biko bigaragara ariko tukabona ameze neza arabyibushye n'umama ubyibushye ni gute umuntu ashaka kubyibuha kuriya ubona nyine ko afite umubiri ugaragara ariko afite ibibazo bingana kuriya sha ibi byose ni Imana ibikora pe kugira ngo nawe wa mugani umusubiza ariko wa mugani kubyibuha naga ari ibiryo kenshi abaye ari ibiryo uzukuru nananutse meze Mana yanjye we noneho nabangize kwicwa n'inzara ngaya no kuba ndi konsa sha none naba narashizemo umuntu uzaba none uri mu bisubizo gusa ego subura bangana gute uri muri ubu buzima butari bwiza umunsi buzaba ari bwiza ego sha uryama mu nzu nzajya nzajya mbasha kugenda uryamanywa nijoro icyo ushaka icyo wifuza mbwira ukuntu uzangana sha wenda nuko ibyo bintu wenda bizaza nka kera wenda nanjye maje gusaza wenda ntakibyibuha ariko bije vuba nkaha nabyibuha aho bose nazabona imyenda inkwiriye we nuko uzajya kwidodeshereza naka kandenze. Hanyuma rero nari nifuje ko tuganira nderukana turi kuganira na wa mutware wawe umugabo wawe rwose uvuga ngo yari yabyemeye impamvu ntamwitaga we ariko ikiganiro twagiranye mu minsi ishize wumvaga ko yasaye n'ubitekerezaho asa n'ubyemera yemeye yuko nyine ngo atakwanga nyine nta rwanga agufitiye nta n'umwana atamwanga kuri uyu munsi Samantha n'uwo babyaranye okereka mbari ko mbivuga bimeze biti mubanye mute noneho kuri uyu munsi kuko cyagiye byagaragaraga ko asa n'uwari waciye bugufi reka nkubwire ntumbwire ngo tubanye gute kuko nyuma ya kiriya kiganiro ntago nongeye kuvugana nawe buriya uzatinya umuntu ukubwira uti mpa nimero yawe ngushyireho 1000 ugure umwana amata yarangiza akakubwira ngo nako ntago nkiyaguhaye nguranyijunditse ubwo muntu wambwira ngo murongera muvugane ngo bimeze bite ngo nimvuga nge simvugana nawe rwose na nubu tuvugana noneho reba ikintu ngiye kinangaza ubu nubona yaramborokoye ariko nago namuhamagara nganyitabe none turufu kutanyitaba nundi bitwa nuko yakongera akamburuka ikintu kintangaza kukimutije muvugana n'ukubera iki ntago ari nge biturukaho nge singe biturukaho nge na nyuma yahera nashatse kumuhamagara ngira ngo mwiyenzeho mvuge ni wenda ya magambo yavuze basanga ari serereka ngiye mwihamagarishwe numve muhamagaye ishuri 3 yanga kwitaba na nimugora ndongera ntiyitaba nani isaha nabwo yanyitaba urumva nubundi birutwa nuko ari gukomeza kamboroka ko nundi kuba yaramborokoye nta kintu rwose bimaze pe nta kintu byahinduye ubwo rero jewe nta bundi buryo mbanyemo nawe kuko ntabwo ndongera rwose kukomunikana cyangwa tube twavugana nawe narongera kubitekereza ubwo ubona araguhamagaye cyangwa ubundi surajya mpamagara ko ari wowe wahamagara ahubwo wowe naguhamagara uzambwire nge bundi atuwampamagara nabura ko wampamagaye umbwira ngo yaraguhamagaye ngo gutya na gutya ngaguha ubutumwa simvugana nawe ahubwo menya siga akunda kamera bayumva yahora kuri kamera keza ndashaka Samantha duhuze none se kuki adampamagara ngiye nk'umuntu twabyaranye ngo twicare tubiganire ahubwo akirirwa guhamagara
asigaye akunda kamera, ashobora kuba ashaka kwamamara akamenyekana. Ariko sha ariko njyewe ikintu cyo nabonye buriya kiriya kiganiro twagiranye ubwo duherukana nabonye hari akantu gatangiye gusa n'agahinduka kuri we. Buriya habaye harimo akantu ko guhinduka, yakaba yarampamagaye nyuma akamvugisha. Nubwo avuga ngo nawe afite ibibazo ngo sinzi ibintu by'amafaranga ngo by'amadeni, amafaranga yari yarakwemereye ngo ntacyo yaguhaye. Urumva ariko yasaga n'umuntu wabaye nk'ucururutseho byibura uko biri. Uko biri ariko byibura ubundi kugira abone ko umuntu yahindutse nuko hari akantu byibura ashobora kukugaragariza. Niba na nyuma hatara navuze ati byibura nubwo ntagira ikintu muhareka muhamagare mubaze beba mezate, byibura yumve ko hari akantu ko guhinduka. Niwenda ayo mafaranga yareka ariko byibura duhamagara tubaze uko tumeze, wumve ko harimo akantu. Noneho nabyo nabyo yakoze. Niyo muhamagaye deja ntanyitaba. Bura yaravuze ati kugira ngo wenda mwikize reka muborokore ko nahoraga mvuga ko yamborotse. None kumborokora nanyitabe ubundi bwo bitaniye nuko ngera mboroke. Nashaka zongera mboroke n'ubundi numva nta kintu bimaze. Ariko kuboroka byo ntago ari umuti w'ikibazo. Gusa kuborokore naho umuboroke. Yaramboroko jewe nawe namuboroka ndaramuboroka se nge kuva kera hose natangiye ibigano ngiye mwinginga mukeneye. Mukeneye ngaza mfashe kurera umwana twabyaranye. Ntabwo rero nari kuvuga ngo ndamuboroka. Papa w'umwana wanjye ngo ndamuboroka oya, byo ntabyo nagize. Gusa ahubwo ikintu ngiye niseguyeho nisabiye abafana imbabazi, inshuti zanjye abantu mu nkunda. Abantu bambare rwose kuko kiriya kiganiro nanjye nagicumuriyemo mvuga wararakaye uvugana nagize umujinya nanjye nigeze ngira mu buzima ndavuga we umva mvuga nabi ndatombo shamana ubundi wa mugani reka nkubwire nago nanjye rwose mbasabye imbabazi pe bambabarire rwose araho naravuze kandi koko mu by'ukuri nanabyicuje nyuma ariko ndi muri kiriya kiganiro umujinya nari mfite n'ibintu namugabo yankoreye numvaga nanamukubita pe. Gusa abantu bambabare rwose nagaragaje imyitwarire mibi byo nanjye nabyibonyeho mvuga amagambo adakwiriye nkuko nundi papa umwana wanjye naramwubahaga ariko kiyagiyeyo nanjye nari meze nk'umuntu ugiye kumwubahuka. Yashari yaje pe mumbabarire n'ukuri abashu mumbabarire ndabizi byarababaje n'abagiye bampamagara bambwira ati ntuzongere gutuma umujinya ugukoresha ibintu nkabiranga tuke papa w'umwana mwabyaranye. Aba yakwihoreye. Oya guseka byo nge bifata nk'agasuzuguro. Ababona nta kintu nyine yabikora. Gusa n'ubundi ubuzima ni bwa bundi abantu bakomeze basengere ariko ejo bundi hari umuntu wambwiye yarampamagaye kuri telefone nambwa atako samarika nkubaze nk'ubu ngubu akakanya urumva ari iki umuntu yagufasha niko yambashije. Yego no umupasiteri twajyaga dusengana nyine imbere yarambwiye atakakanya ni iki umuntu yagufasha. Ndabwira nti nukuri rwose ubishoboye wasengera Imana ikankura muri ubuzima ndimo kuko nanjye ndi kubureba nkabona rwose kwapi byanyobeye. Uzu ngiye numvaga kuba yansenya nk'umupasiteri tuziranye numvaga kuba yankira imbere Imana kansengera hari ikintu byahindura. Yahise ambwira ati rero niyo mpamvu mwebwe muhora hasi urambwira ngo nkusengere kandi ngira amaze kubona yuko nabyo kurya ufite. Ejo muri nabonye rwose uvuga turashonje bimeze gute uri hanze ntaho kuba ufite urumva atari ubwenge buke. Yaransetse arambwira sha nanjye nagezeho ndavuga ati wabwa nanjye menya ndi igicucu. Arambwira ati ijambo ry'Imana avuga ngo n'uburu ubwenge nzakureka cyane urananirwa no ubu akaba unambwira ati byibura ngurira ibyo kurya cyangwa nshakira n'agashamburete k'10,000 ukanyishyurire mve hanze byibura nshakisha ariko mfite naho gutaha ati nsengera gusenga naga ari bibi. Yarambwiye ati nge nshobora kugusengera nda tugahura nkanagusengera ukangwa mu maboko kubera inzara ahubwo ngiye ngomba kubanza nkakugaburira ubundi nkagusengera ariko nzi ko hari icyo washyize mu nda. Ndamushimiye nubwo ntamuvuze mu izina kubera ko nagakunda ibintu byo kugira ariko rwose ndamushimira yuko iryo joro tuvugana sinaburaye twavuganye. Ubu rero nanjye kukomeza mbwira abantu kunsengera ni byiza pe mumfashe rwose. Oya ndavuze ngo kunsengera ni byiza ariko basi niba mfashe mbona ahantu ho mba nikinze shake mbe mbona ahantu mba nikinze pe. Utiyirije amahara amasengesho tuziye kwiyireza utiyirije ugasengera umuntu waburaye atari uko yiyirije nukuri nago sengesha ryumva. Reka nkubwize ukuri njewe rwose mvugishije ukuri nyeneye abantu bansengera ariko mbere yuko bansengera niba byibura bangura agafuka igikoma uriya muhungu wanjye abona icyo kunywa ubundi noneho bansengere kandi rwose shana ukuri umuntu wese nubwo kabari kawunga sayinywa none ubwo yayangarega buryo iri mu buzima bubi ibyo urimo nyine nibyo ugomba kwakira ibyo ubonye nibyo wakira. None reka nkubaze ubu nk'ubu buzima ndimo n'urugero ndanima naryaga wenda najyaga mbona ko gatoki n'ibirayi nkabirya none ubuzima bukaba bwanze
ushatse kumbwira ko ari impungure zo ntazirya zabonetse ngize amahirwe yo kuzibona njye nazirya ariko nk'ubu ngubu shamane kamabwira hari abantu bagifite umutima. Ejo bundi hari mama wamagana ambwira ati njyewe nta mafaranga yo kuguha mfite. Yego. Ariko numvishije ahantu muri quartier urimo numva turegeranye kuhava hagera watega n'igare ry'ijana. Ngwino mu rugo ufate ifu y'igikoma ufate n'agasukari ugende utekera umwana. Yanegeye igare ry'ijana ndagenda mfata ifu y'igikoma mfata isukari tuntu two kurya. Ameze tuntu two kurya ndaza ndateka. Nago rero abantu hano baba bumva ko gufasha umuntu ngo ari kohereza ngo amafaranga ngo menshi ngibiki. Ubu njukamereza n'ikiro cy'umuceri cyangwa n'inusu sinayiteka nge n'umwana wanjye tukarya. Niyo yaba kigori ke yiri mu buzima bubi ntago wifuza ibintu byiza kuko ntago ubifitiye ubushobozi. Kuba bihiye bikajya mu nda. Ubu rero nge nago najyaho ngo nipase ngibiki umwana wanjye ibyo ndiyeho nawe nibyo aryaho kuko ntago yarya ibidahari. Ntago ujye umutekera gakono ke. Agakono shaho ya aho nabangiye kubeshya pe ubwo ibyo ndiyeho nawe nyine arihangana kabirya. Niyo mvuga hora karwaragurika. None se nyine kariko bimeze ke byagenda bite? Uriya mwana wanjye agira peti yikundira ibintu byo kurya wabonye uko ukuntu abameze. Buriya yigira peti niyo yakubonye uri kurya kanahita zakakakwaka. No kuvuga ngo rero ubwo nyine niba arako kawunga ndiye ubwo araza nashaka bitobato bariko akoremo. None byagenda bite? Mu gihe tukiri muri buzima agomba kubicamo ubundi naba nanywe yakoga ko mayagira amahirwe konka bikagira gute bikarangira. Ese sama uramutse urebye ubuzima bwa mbere nawe tuguheruka kera uko wari umeze ukiri umukobwa ndetse ukareba n'uyu munsi usanga ari ukubera cy'ubuzima bwawe ntago uri umukobwa ntago mvuze ngo bwari bubihuye ntago bwari bubi wari umukobwa uraho nari meze neza ke nari meze neza wigaburira narabihe wibinyibutse none ukareba n'uyu munsi aho washakiye wakabaye ahubwo warateye imbere kurusha ahubwo ari uri gusubira inyuma usanga impamvu cyangwa se byaraturutse kuki kuba Samantha wa kera atandukanye n'uyu munsi n'ubuzima buduhindukana. Ese hari aho twitwara nawe ubuzima bukaduhindukana usanga kenshi byaratewe n'iki? Shake ibi bintu mabona nenge babyikururiye pe kuko ntekeza ko nenge babyikururiye nkanatekereza yuko ari ishuri ry'Imana yagira ngo inyuzemo kubera ko iyo ntaza kujya gukora kiriya cyaha ariko nujye ubyita icyaha n'umwana uzajya umwisa icyaha. Oya iyo ntajya gukora kiriya cyaha kihe cyaha cyo kubyara cyo nakoze cy'ubusambanye nasa no kubyara nasambanye iyo ntaza kujya gukora kiriya cyaha ntekereza ko mba ndi mu buzima bwiza. Iyo wabisambanye ukabyara ukajya ubyita icyaha mba numva n'umwana ubumwita icyaha. Umwana si icyaha kuko iyo biza kuba ari icyaha ntago mba naramubyaye ahubwo hari impamvu Imana n'uriya mwana yamumpaye. Rero ngewe kuba naragize kuba naratandukiriye nkajya nkakora icyo cyaha ibi byose bikaba bingejeje aha ntekeza ko ari nge wabyishyizemo. Ubwo ni nkaho ari Imana ni nk'ibihano by'Imana niko ushatse kuvuga. Shaka ntekeza ko ari ibihano by'Imana kubera ko ni gute namenye ko ntwite wantenda nawe bagahita bamufunga. Imana buriya yaravuze ati reka nze nkwereke. Imana yagiye kunkorera ubukwe ariko bwahise bupfa burihe. Harya wari ufite ubukwe? Twari dufite ubukwe twari turimo turapanga ubukwe ngo buzabe mu kwa 7 cyangwa kwa 8. Anerera ivi buryo ubukwe bwari buhari. Ariko ubwo Imana yavuze ati okay ntasambanye nanjye kumukora ubukwe arabwikoreye reka mwereke. Umugabo bahita bamufunga. Umugabo nawe avuye muri gereza ati mwana simwemera none ntekeza ko bino byose ari Imana yabinyujijemo. Ubuzima tunyuramo tubigizemo uruhare hari umuntu wigeze kuvuga ibi byo ndabizi rwose ko ari nge wabyishyizemo niyo mpamvu ngomba kwihangana nyine bikangeraho kuko ni nge wabyikururiye pe. Hari umuntu wigeze avuga ati habaho ibisebo bitatu hari igisebo ugiramo uruhare hari n'icyo utagiramo uruhare ikindi cyo sinkibuka. Rero hari n'igihe tuba mu buzima bubi twagizemo uruhare hari n'ubwo tubamo tutabugizemo uruhare ahubwo twabitewe n'isi cyangwa n'abantu. Niyo mpamvu rero wa mugani iyo wakoreye Imana hari abantu bagiye kunda kuvuga ngo burya umuntu wakoreye Imana nabonye hari abantu bantuka ngo yari umurokore ngo none ngo havuyemo ngo gusambana ngo ubwo ngo yarasenga ngo ibiki twavugaga mu ndimi urabyibuka. Rega n'ubundi Satani aza kugusha abo mu nzu y'Imana. Nese wagize ngo yaza agahera ku bantu bo hanze abashaka babandi b'imbere abashaka babandi b'imbere kugira ngo abahirimbura basubize hasi nibyo abashaka. Ubu se wazivuga ubu wazivuga none se ubundi nazivugaga nzivugishije ugira ngo nyine ubu bibaye ngombwa Imana ikazimpa nazivuga nyine ariko ubu ntago ukizivuga ntabwo mbizi nyine ntago ukizivuga ntago bizi kandi utazivuga ubwo ntuzivuga nyine ikintu kiriho gusa nuko nagiye aho nasengeraga mu rusengero nkagara imbere y'itorero nangize ngo uravuze ngo naho nagiye ndahagara imbere y'iteraniro ndatura ndihana icyaha cy'ubusambanyi nakoze saba itorero imbabazi nsaba Imana imbabazi
ndapfukama abashumba baransengera ubundi umwere imbere y'Imana naho abantu baza kunca urubanza ngo ubusambanyi nta cyaha kitababarirwa gusa ijambo ry'Imana rivuga yuko ingaruka zabyo zizajya zitugeraho urumva narasambanye yego ndanihana rwose Imana irambabarira ariko ingaruka zo zigomba kungeraho kuko nk'ubu ngubu urabona ko ingaruka zamaze kungeraho bazita ingaruka z'icyaha Imana izatubabarira pe ariko ingaruka tugomba kongera gusenga cya bindi twakoze urumva ke ngiye ntari najya mu rusengero ngo natura nari impangayitse numva rwose n'isaha nimeruka ibaye nanjye naba ngiye epfiyo kabisa ariko ubu ngubu kuva nahagara imbere y'iteraniro nkatura nkasaba Imana imbabazi umva numva nkeye mu mutima wanjye naho abanza kuncira urubanza muri comment rwose bo ntago nyambatindaho kubera yuko iyampamagaye yonyine izukuri kwanjye no mu mutima wanjye ntibasongere kugucira urubanza kubera yuko buri muntu ku giti cye burya abaza ukuntu burya iyo wakoze icyaha dukora ibyo ariko ntago baza aho twihanira urumva wowe wagiye gusaba imbabazi uranababarirwa mu itorero ariko kandi tuzi hari n'ingaruka z'icyo cyaha uri kuzibona rero umuntu udukurikiye wa mugani bajya gucira umuntu imanza ngo byagenze cyangwa ibiki wivuga amagambo ahubwo ndeba zikambabaza nawe ko nawe byakuba nkuko nawe byamubaye wowe umufashije iki umugiriye ihe nama nyine ko yabashije kwigarura kuko hari n'abikora ntibagaruke bakagenda bagiye bakagwa muri urwo rwobo ariko turashima yuko wabashije kongera gutekereza uti nahangeze nahimana reka nongere ngaruke ahubwo turebe ngo ubuzima noneho muri iki gihe ubayemo nyuma yaho nyine uciye bugufi ukemera ibyaha wakoze n'Imana ikakubabarira noneho aho bigeze Imana yongera isubizeho bwa buzima Imana we nukuri nabonye hari abantu ke bandika muri comment ngo ariko Mana ngo ndebera rwose ngo nk'umugore nk'uyu ngo ukiri muto bakanandirwa ngo gushaka imibereho ngo cyangwa gakore ngo cyangwa ngo ubundi niba Kigali yamunaniye ngo yagiye mu cyaro my friend naga abantu twese ariko dufite muri ibyo byaro tuvukamo uburyo twabisubiramo buri muntu agira mu cyaro ngo yanasubire mu cyaro ngo asengaje ngo iwabo asebwo murabizi neza yuko byashoboka yuko njyaye ubusa naba mfite kuba najyayo ubu nkaba ndimo ndarindagira hano Kigali nkora iki bagiye mubanza mukabaza n'umuntu mukamuganira ukamuga ati niba byanze jya mu cyaro akabanza akagusobanura n'impamvu yatuma atajyayo cyangwa se niba hana muri muzi mute ko hahari hari igihe uba ufite wanyu ukavukira nabonye izo comment ndazisoma nyinshi ngo ni nahe njye mu cyaro urabizi ko mafite se najye wanza mukaganiza umuntu byibura mukanumva nimumeko ye mukumva nibaza ngo babibabwire basi ntabwo ari ngombwa ko mbibabwira ubikeneye azampamagare cyazanyandikire abimbaze ariko nibakajye baza kunyongerera agahinda nibazo ndimo uraza ukanyandikira ngo ninjye mu cyaro ubusa waba ufite yujya n'ujyayo uri mu buzima nk'ubu ubu nishimiye kurara hanze n'umwana nishimiye kurara bancumbikiye mu rugo rw'abandi mfite n'uruhinja mfite iyonjya ntago nakabaye njyayo nkarya nkanywa nkamera neza ariko mwagiye mureka gupfa kuvuga mutabanje kwegera umuntu kugira ngo jya mu cyaro nta murimo afite ntugiye guhingisha nta mafaranga ufite ngo uratisha imirima byibura bihore ntabyo baba bazi ke uragenda mu cyaro wicareyo kwa nyoko cyangwa nyogokuru arera umwana ntacyo umaze nta kazi ukora ntujya guhinga ntujya kubagara ntujya guhingira ibishyimbo icyo cyaro harya ubwo aho waba uri kuhamara iki ngiye ndabasabye wakwemera kugucira inshuro wenda tuvuga ugiyeyo wenda mu cyaro dango ntibahahashya ariko naho barahaha umuntu wakugaburira mu cyaro ari nyoko cyangwa nyogokuru wawe n'umwana ukwezi kwa mbere kwa kabiri uri umuntu ntibibaho rwose nabo baraguhaga bakakwirukana bakavuga ati tuvire mu rugo ugende wabaye icyohe wabaye none se bazi mureke mbabazi wari watukwa ku bantu reka nge nibariza abantu bashobora kuba barabyaye wenda hakabaho gucunaguzwa n'imiryango yabo niba abantu bahari baze kwandika muri comment batubwire bibaho cyane hari ibyara imiryango ikakwanga hahandi ukavuga use kubyara noneho kereka nkubwire ngewe kubyara ukibaza nkanjye urumva mu rugo nabarukore pe byonyine papa kumva ngo nabyaye byonyine kumva ngo nabyaye umunsi wa mbere abyumva n'ibitaro nari ndimo nari nabyariyemo ntago yagombaga kuba yanabikandagiraho niyo yari kuba ari muri uyu mujyi kuva icyo gihe ashobora kuba na nimero yanjye yaresibye muri telefone ye nje nta muntu wo kwa Samantha ndabona wiwanyu kuva nakiri uwo mukobwa sinigeze mbona papa umbyara ubwe umva ukuntu yivugiye we ubwe yaranyandikiye arambwira ngo amakuru numvishe niyo nyoko ambwira ngo wabyaye ubwo mama niyo nabwiye ko nabyaye ngo cyakora ngo mugira amabanga da
ngo wabyaye ngo cyangwa nukubeshya ndamubwiye nti nabyaye ndacyari kwa muganga ngo shangwa cyakora uradusebeje ngo uradusebeje udukojeje isoni ngo cyakora ngumva ngo mubana nabyaye ndaguciye ati sizonye no kubona n'isura yawe ubwo muntu ngo ngende ngo ngiye mu cyaro ngo ngiye kumwicara iruhande reka nkubwize ukuri yanagutwika ntago rero kuba umuntu atajya ari uko ababuze uko yajyayo cyangwa yabuze itiki ahubwo se urajyayo uhabonera amahoro cyangwa n'ubundi urasanga noneho kaho kugira ngo ujye ahantu bagucunaguza ari iwanyu wacunaguzwa utari iwanyu ababyeyi baba bakujyara kujya bagucunaguze murebana bagukorera ibintu ubona nawe batagakwiye kuba bagukorera wabikorerwa n'abandi bantu batari ababyeyi bakavuga ati nibashaye babinkore n'ubundi ndacumbitse byibura naho baramwe muraza mugapfa mwandika muri comment nk'umuntu naringiye kuvuga nabi ninjoro umuntu yanyandikiye ngo sama ngo nabonye ngo ufite ngo ubutesi bwinshi ngo uri kurera umwana umwe ngo ngiye ngo ndikurera ngo abana ngo bane ngo papa wabo ngo yarantaye my friend buri wese afite ibikomere bye mwe ni mukaze ngo uze kubwira umuntu ngo uri kurera abana bane ngo nyindikure kuki se uri kurera bane nyine ukabishobora nuko ufite ubwo bushobozi ke umuntu arakubwira ngo ari kurera abana bane ari muri mu bihugu byo hanze afite amafaranga ari hanze ngo ngo ngiye ngo ndikurera abana bane ngo papa wabo ngo yarabihakanye ngo bakiri bato ngo none we ngo ufite umwana umwe ngo urirwa ngo kuri za kamera ngo bagucuruza my friend mujye mwitonda kuvuga abantu muvuga ngo ducuruza abantu wa mugore we wambabaje cyo kora ndava hanga namaze kukuboroka nguri murarira abana bane uri murarira abana bane uri muri diaspora umeze neza abana ariko nge numva bakubeshya abantu hano ni mu Rwanda kereka nkubwiza ukuri amafaranga yaha mu Rwanda ntago bameze nk'amafaranga yo hanze niba umuntu wenda n'urugero uri muri Amerika ashobora kuvuga ati kuva mu gitondo kugeza nimugoroba harimo aya masaha buri saha ndinjiza amafaranga wowe uri hano ugahera mu gitondo ukageza nimugoroba uri bukorere 3,000 mu kiyede umuntu akaza kukubwira ngo ari kurera abana bane ngo wowe ngo urimo urateta ngo uri kurera umwana umwe kandi ni muri mu bihugu bimwe narwo mukorana akazi kamwe yakumvishaga kuri guteta nyine mu mikino umva numvisha nshatse kumubwira nabi numva kamera irahagurutse ariko kubera ko nzi neza yuko nubundi ibi biganira bikurikira ari naho ashobora kuba yarambonye umva mujye muvuga mwabanje gutekereza ubanzura ibibazo byawe ese nibyuri ubuzima ndimo nibwuri yarimo ntago ibyo man hari igihe umuntu akubwira ibintu uwo mugore yambabaje ashobora kuba afite ababanye niyanyandikiye ngo muraho neza Samantha ndavuga ni muraho neza ngo Yesu ashimwe Yesu ndavuga ni mbonye umurokore mugenzi wanjye wenda hari n'icyo agiye kumfasha noneho ngiye nibere mu bibazo umuntu wese unyandikiye mba numva yuko agiye kumfasha ndavuga ni isukari irabonetse nibyo mba ntekereza ngo Samantha ko nabonye nguri umukobwa ukiri muto nk'ubu ko nguri mu biki ngoherwa kuri kamera nguriya mugabo ngo mureka ngo wirerere umwana ndamurera se yampaye byo kumureresha no hanyuma se nyine ngomba kumutesha umutwe n'abantu bose bambwa ngo mureke byo ntibizashoboka nzamutesha umutwe kugeza igihe azafata inshingano nkamujyana mu buyobozi akamfasha kurera umwana ni mureka biragenda bite mureka agenda arware bwaki yabuze ibyo kurya ngo mureke umwana nakura azavuga ati ndiso nyine keka nkubwira umvaho namureka ke abantu bakajya baza kudukina ku mubyimba umuntu ari muri Amerika ameze neza afite akazi niyo yarera abana 10 yabashobora wowe uri hano mu Rwanda byagucanze wabuze na 500 arimo arakubwira ngo reka ngo umugabo ngo yabonye ngo nta kintu ngo azamara ngo nimureke ngo nirerere umwana ndamurera ubu turi kurara hanze nabuze nirobo y'ifi igikomeye kumutekera hanyuma noneho ndanyize mu bembekereza nzamutesha umutwe kugeza igihe azemera gufata inshingano cyangwa mujyane no mu buyobozi bwisumbuye amfashe nge singeneye kamfasha afashe umwana ariko je nashaka ndeke naho ibyo byo kuza kumbwira ngo mureke ngura mugabo ngo mureke mwebwe muri kumbwira ngo mureke muri kumfasha iki ikintu nshaka kubwira abantu ngenda babaza ke buri umuntu akubwiye ngo reka iki kintu abafite ikindi kinagiye kukujyanamo kireka iki ngiki bigende gutya hari umuntu wambwiye ngo ninzongere ngo kukubona ngo mwitangaza makuru ngo buri kwihisi kabantu baguseka ngo uzi ngo bari kugushima ngo mbabara rwose ngitangaza makuru rireke hanyuma ko nshimye ko hari ngigiye wenda naza hano kuri iyo kamera wenda hakabona nk'umugira neza akavuga ati wenda uno mwana reka mwishyura inzu n'amezi 2 hanyuma wowe uri muri abimbuzi uzanyishyurira aza yakwishyurira cyangwa byibura uvuze ati fata nk'igishoro cy'ibihumbi niyo byabasenka ni cyangwa na 20
urayamaye ibyo barategenda ucuruza nako gataro ujye ubona icyo winjiza cyangwa uri kubimbyiza umunwa gusa aha abantu bavuga reka mere ku kintu cy'abantu bavuga ngo turacuruza abantu ntago ducuruza abantu aha ngaha dukora ubuvugizi abantu aha ngaha mugira abantu inama iyo mvuze ngo mwandike muri comment ntago tuba tuvuze ngo tanga amafaranga ngo uyu muntu umufashe oya ubufasha babutandukanye ushobora gufasha umuntu ku buzima bayemo ushobora kwandika comment ukamugira inama ushobora kumuvugisha kuri telefone ukamugira inama ntago turi gucuruza shaka ngiye nkunda inama pe nkunda inama rero mwebwe ariko hari abantu bose bakabya pe ufite abana 4 ukaba bahanze uye akaba afite umwana umwe akaba ari mu Rwanda hari ubuzima yabayemo wowe utabayemo ushaka wowe waranyuze mu buzima bukomeye kurusha ubwe ariko ntago twakira ibintu kimwe nshobora ubuzima Samantha yanyuzemo nge nshobora kubunyuramo noneho nkanasara no kubyakira bikananira kubera iki ntago tugira ubwonko bumwe ntabwo twakira ibintu kimwe ahubwo menya ngo wowe ufite agahinda kawe ku buzima bwawe Samantha kagira ke nkagira kanjye buri muntu afite uruhande rwe rw'ubuzima bwe tutazi bwihariye impamvu rero bijya ku karubanda gutya Samantha kavuga ati nge birandenze ndagira ngo mbaganirize ku byanjye nuko bavuga ati wenda hari icyo bizatanga cyangwa hari icyo biri butange hari ushaka kuvuga ati uyu mwana reka ngugurire ibiro 3 bya kawunga ifu y'igikoma akamwohereza 300 ikiro ni 1,000 akayara yamuhaye undi akavuga ati reka nkwishyura ukwezi kumwe kw'inzu ubwo si ubufasha umuntu arafasha wowe niba utabikora wivuga ngo nukwiha abantu cyangwa uramucu kuko wowe icyo utakora si kwandi batagikora niba utagikora hari abandi babitekereza rero ntimukajye muvanga ibintu ujye utanga igitekerezo ku byo wumvise niwumva nta gitekerezo ufite basi wicecekere ariko nimugacira abantu imanza ngo bariyendereka nta busa yambaye akose ndiyanda ariko kereka nkubwire ngiye nukuri kw'Imana mbisubiremo umuntu uzaza kungira inama aho kugira ngo ungire inama ukaza kunsubiza inyuma my friend iyo nama uzayihore nukuri nge najanga mbabaye mfite agahinda munaza kumbwira ngo ndi guteta ngo ninge mu cyaro ese mu cyaro abizi ko mafite ke munaza kukubwira ngo ntuzasubire ngo kuri kamera ngo birirwa ngo bagucuruza wowe uri kunkura kuri kamera wampaye iki kiyinkuraho niba wenda nshobora kuza hanga bamugane nkabona niyo fu y'igikoma wowe uri kuyinkuraho urakingurira cyangwa na amagambo gusa oya byarambabaje gusa nagira ngo mbabwira yuko ngewe igihe ndimo ntago nkeneye rwose umuntu umbwira amagambo yo kumpungabanya cyangwa yo gutuma nanarwana na Toroma nkeneye abantu bamumuriza bangira inama ntago nkeneye abantu rwose bo kunsaza bo kumbwira mana yanjye reka tunasoze turekera ha kuko ngiye mvuza amagambo menshi byagera kure pe ikiganiro gusa nta kiri tuba tubikorera no kugira ngo mugire abantu ibitekerezo cyangwa inama niba nta nama wumva bamugira cyangwa igitekerezo cyangwa se n'ikindi kintu namufasha bigire ikiganiro basi wicecekere ariko ntumubwira amagambo amukomeretse reka dusoreze arantsasura mu kiganiro cy'ubutaha